Samu w'i Rwanda sindi mbwa iterana u Rwanda. Wari uzi ko urugendo rwo kubaka uru Rwanda rwamaze imyaka 500, ariko urugendo rwo kurusenya rumara imyaka 100 gusa. Ni ukuvuga ko mu 1894 mu kwezi kwa gatanu ku itariki 2 aribwo umuzungu yarageze mu Rwanda. Jenoside yakorewe abatutsi iba mu 1994. Nuramuka witonze ukabibara neza, imyaka 100 gusa niyo yafashe kugira ngo byibuze uru Rwanda rusenywe. Ikaze Samu w'i Rwanda sindi mbwa iterana u Rwanda. Mvuze ko mbere y'umwaduko w'abazungu abanyarwanda twasenyeraga umugozi umwe, ntabwo naba mbeshye. Mvuze ko mbere y'umwaduko w'abazungu umwami yari ipfundo ry'umwe bw'abanyarwanda, nta numwe naba mbeshye. Mvuze ko ubu umunyarwanda wese muri icyo gihe yakundaga uru Rwanda rumuba ku mutima akarugendana nta n'ipfunwe bimutera, ntabwo naba mbeshye. Ni ukuvuga ko Nyaruhu Rwera kigera iwacu, uyu yasanze twunze ubumwe, isano yacu izira gucika. Buri munyarwanda akunda u Rwanda n'abanyarwanda, uhemukiye undi bikitwa ko yihekuye kandi yikoze mu nda. Nk'umuryango mugari nyarwanda waramuhanaga kandi ukanamugaya byimazeyo, buri wese akicara azi neza ko icyaha yakoze kandi ashobora no kukiryozwa igihe icyo ari cyo cyose. Buri wese yaterwaga ishema no kwitwa umunyarwanda, akumva ko wowe Kalisa nanjye Samu duhuje isano kandi imwe ya burundu yo mu maraso, ubunyarwanda. Niba twe nk'abanyarwanda twari duhuje umurungu umwe umeze utya, ni iki cyaduteye kuryana tukagira umutima wa kinyamaswa? Icyo gihe umuzungu abonye ko duhuje ubumwe yashatse kudutanya, nk'uko mbizi kandi nawe ubizi. Tuzi ko guhangana no gushwana twabitojwe na Ruhu Rwera. Uyu wadukekagaho ubusembwa bw'ubugwari aje ubu mwasanga turabuhuje, aburaho akandira ngo adutanye. Uribuka yacuze amoko, ubwo icyo gihita kiba ikiraro kidutanya ako kanya, natwe mu bujiji bwacu kuva ubwo turabitora. None se niba atari ubujiji, ni gute umuntu akumvisha ko umugabo cyangwa umugore mwashakanye mukabyarana, mukarara mu buriri bumwe, mu buringiti bumwe, mukabana imyaka itari umwe, akakumvisha ko uwo muntu afite umurizo, ari inyenzi cyangwa ari inzoka, kandi nawe ukabyumva, ugatangira kumurwanya ukamuhashya? Kandi ikibabaje giteye agahinda ni uko n'abize nabo babitoye kandi vuba. Ubwo ni ubujiji. Kuva icyo gihe ubumwe dusangiye bwarasonzwe. Icyo gihe ubwo tuba tubaye abanzi dufite isano, ya sano yacu yaziraga umwanda, ubwo itandukana ako kanya. Icyo gihe igisebo kibi cyahise kinjira mu mateka yacu, na n'ubu tubibwira abana bacu. Samu w'i Rwanda sindi mbwa iterana u Rwanda. Twararindagijwe bitavugwa, urwango rwima imitima yacu, icuraburindi ryima igihugu cyose, ariko kandi hirya yaho twabonye urumuri rutazima. Ndarurinze, urarurinze, ntiruzazima. Mbese uyu munsi ntacyo twashimagiza gihari? Igisubizo ni kimwe gusa, ni uko bihari kandi byinshi byo gushimwa. Ubu abanyarwanda turiga kandi turajijutse, bwa bujiji twamye tujunditse tubujujuramo inyajwi. Yego, ubu nk'urubyiruko rw'u Rwanda turimo kwigira ku mateka, duca iteka ryo kudatana maze kwiyunga bikaba intego. Uribuka ubu mu Rwanda kwaka imbabazi byatubereye ubunyarwanda bukomeye, ariko ibyo byose ni uko twasobanukiwe ko icyo dupfana kiruta icyo dupfa. Kuba turi abanyarwanda biruta ibindi byose twaba dupfa. Ni ukubifasha hasi, ahubwo twe tukishakira ukwishyira hamwe no gusabana imbabazi bya kivandimwe. Iyo tumaze gusaba imbabazi turazihabwa, ipfunwe ako kanya rigahita ryimukira urugwiro ndetse no gusabana. Umuryango ugasanga undi, tugashyingirana, maze umuryango nyarwanda ukaguka. Wari uzi ko uba badutanyije iyo baduteye akajisho bahita bagira ikimwaro? Ubu twibereye mu mishinga yo guha uru Rwanda isura nziza,
Mbese mwarimu arwanya ubujiji mu b'u Rwanda, umusirikare arinze ubusugire bw'u Rwanda, umupolisi arara ataryamye kugira ngo abaryamye babone amahwemo, si bo gusa ndetse n'ibyabo. Nawe muhinzi urahinga kugira ngo uwabatekereze uru Rwanda babashe kubona ibibatunga. Wari uzi ko nawe nk'umukanishi ufitiye igihugu akamaro? Ni ukuvuga ko twese mu mirimo ya buri munsi dukora iyo tubyutse tugahitamo kuva mu mashuka tugakaraba mu maso vuba cyane, buri wese akajya mu murimo wawe wa buri munsi, tuba dufitiye igihugu akamaro turimo turakora kugira ngo gitere imbere. Akazi kose waba ukora ariko wagize amahitamo ya kigabo yo gufata televiziyo ukayizimya ahubwo ukajya mu murimo, ni ukuvuga ko icyo gihe ufitiye igihugu cy'u Rwanda akamaro. Samu w'i Rwanda sindi mbwa iterana u Rwanda. Ubu aho turi none harashamaje, aho tujyaho hararenze kurusha. Tugume twimike ubunyarwanda, duhe urukundo igihugu cyacu, yemwe tunakirwanirire gitore maze dutere imbere bya gitore. Uw'indwara igira amajanja n'intambwe 5 gusa agahita agera ku ivuriro bakamwitaho bikwiye, amagara agasigasirwa. Ni ukuvuga ko ntawe ukizirikira iwabo gapfura n'iseseme byamusaze. Ni leta nziza. Mbese rubyiruko aho muzi ko ubunyarwanda butubera, iyi niyo gakondo ikwiye gusumba izindi muze abatubangirije baduhaye. Mureke ubunyarwanda bube igihango kiriza amakemwa, mureke ubunyarwanda bube igihango kiza gutatirwa ubuziraherezo. Ikaze niba ubasha kudukurikira kuri YouTube channel yacu Kwizera Sam Official. Yego wabyumvise neza ko hari icyo usabwa gukora kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu uko bikwiye. Kujya kuri YouTube yawe ukandikamo Kwizera Sam Official, icyo gihe hari akajambo gatukura kanditseho subscribe. Nta kindi usabwa ni ukugakanda gusa, ugakanda kuri notification kukazogera. Urahita ubona notification buri kanya uko dushyizeho ikiganiro cyacu, bizaguha amahirwe yo kugidukurikira 100%. Nk'urubyiruko mu mitima yacu hakwiye gushamikamo gusa igihango cy'ubunyarwanda. Ikaze. Samu w'i Rwanda sindi mbwa iterana u Rwanda. Exactly ndi Samu w'u Rwanda rumwe ruranda impande n'impande, nyita Samu udasunikwa n'abasahinda, umusagwa n'isesengura ry'isumo y'isoko idasuma imisumari yasoko isikuye ikunda abasaza n'abahazaza ikabageza ahazaza. Oya rwose sindi mbwa iterana u Rwanda. Oya, ibi bitubera umuco wacu, rumuri rumurika gicano gicanwa na buri wese, soko isimba itemba ubupfurapfune bipfunitse ubunyarwanda. Rubyiruko we nituzabe imbwa ziterana u Rwanda. Oya, byaturya mu nda.